cyagisambo cyanyama wowe utsiwe bantuburesho bundi ntaga ari wantuburi twari tubayeho ubu aka kanya tuba turi iwawa cyangwa turi ahandi dufunze tutagize ariko mani reka duhinduke kabisa kumya duhinduke rwose kuko nge nk'ubu ngubu rwose mboni ntakubeshya ahandi byo ku mihanda nsigaye ndeba nk'abana bo ku muhanda ngo mbagiye mbagiriye impuhwe bro karakagabo n'ubundi nari nakarebye amaso yako ibihumbi 500 byanjye arabitwaye anze muhamagare ariko mana karakagabo ukuntu kari kunsobanurira neza nkumva yuko ari byo byo kari kuvuga ari byo none arayatwaye da arayajyanye 500 kanze muhamagare we kamuhamagare reka da ibaye kompoze ndabigenza nke ayo mafaranga agiye ari kurira da arayajyanye kajya kumkareba hari igihe wenda kaba kari haraye kari kubeshya n'abandi uko kareshya niko n'ubwenge bwako witwa Emi nzi umurubanga nambwiye ko arakuza nkigira kana keza bakwise Emi niko nitwa nyine ibyo zira mu ariko none se niko bisanzwe reka uyu n'umurara wanjye nguyu nishimi yanjye ariko rero akazi kameze neza umukobwa akadutwara mwana akagatwara akazi uri kabona uyu mukobwa akadutwara nawe turakabona ariko uyu muntu agira yatanze akantu genda kabona ndakabona nabonye ukuntu uriya muntu ariko duhati cyane genda kabona asanga boss ariko uyu mama urakabona we ndabashimiye mbere na mbere ku mwanya n'ubwitange mwagize muza gusaba akazi hano mbashimiye umuhate na kuraje mwagize so rero icyo navuga byakunda bitakunda ntucike intege ndagira ngo metere akira ikaramu bahereze bagende bacisha muri kontra bagende basinya umukobwa wanjye yarambwiye ati rero mama reka nkubwire umukwe sheri wanjye yaje hano araza ntiyagusanga nuko nabwira nti se umusheri yahise ate atangira arankondora ati ni umusore mwiza umusore ushinguye umusore muremure w'amarende yawe akira nukumva ndamubwiye se ku mwana wawe akunze amarende ati oya mama ati ni umusore mwiza ushinguye sinagira uko mbikubwira aramwunkakira pe buriya n'utwo dukuru nari ngufitiye nta nicyo cyari kinanzanye buriya ngo mubwire ko nabonye ubukwe iyo nkuru kari nziza umva umushanana ndawufite humura umushanana mwiza cyane ni ukuwambara nanjye nta nubwo ndamubona uretse ko bamubwiye gusa ariko ngo yera kuzaza kumunyereka ubwo rero twagiye twariye none se Chris we na Joyce amakuru kutayiruka ku makuru yabo Chris na Joyce amakuru yabo nabo ni meza nyine papa Chris nakomeje kumuganiriza za Shamira nyine ziri kuzigenda zicika intege mukuru nyine katutegereza turebe ariko wumvishije ko nyine Joyce ari kugenda mukunda nta kibazo mugenda mukunda byiza rero nanjye ubwo ndategereje kuzareba umukwe bambwiye ushinguye w'igihagararo ufite n'imisatsi y'amarende nimba ari ntuza ari umumetisi ushobora kuba ari umumetisi ariko ibirori birayi iwacu menya ari umumetisi yaronse da ntabwo nabimerewe arisanga mami karane mungu bitese mama keza amakuru nuko wadusera nabasuye ndi kubona nawe umaze kuba igisaza ahubwo gisaza nakuze none se mungu wanjye arakuze duha inzoga washaje byarangiye ubwo nta no gusaza ahubwo ukuntu kurya neza mpera aba yaragabuye
ubundi naragabuye ariko ugomba kunyereka n'umukazana sasa uko mbona nakomereza aho ngaho oya mpereza umukazana ndakeneye guheka umuzukuru wanjye none se kabyeyi rero namwe sinzi ko mwamwe oya nta no kumbaza ngo mu kazi byagenze bite ngo byagize turabizi ko byagenze neza n'ubu kumva mami ariko nanjye nshaka umukazana we ariko mwana tuzakenyera we none se ngaho mundebere none narinzi ngo ndikukuregera none dushaka umukazana ibyo muba mwarigize reka nibaza imfura yanjye ukuboko umaze kungana nkaba nta mwuzukuru mfite ndamukeneye amafaranga turayafite ubu ko uzashaka aho buzabera hose tuzabukoresha ariko mami uzi ko nshatse business zanyu nkurikirana umwanya naziherezaga nuko zagendaga byahita bisubira inyuma nta kibazo mureka bayijijisha iba nimvuye mu kazi nari ndi kubasuhuza ubwo rero mwamatuma kandi ntacyo akazi kagenze neza ariko mami akazi kagenze neza urebye nta kibazo nizere ko ari namwe ariko mumeze neza cyane mumeze neza urabona ko ducanye ku maso bikomeye uko utambara rinete byaje kugenda bite amadolari yiyongereye dolari mama njya numva avuga ko ku biceri uri mubi uzi no kubihiga buriya azi gushaka ifaranga mami yarabimbwiye kabisa agomba kuyareberamo nawe yabaye menshi yarebaga n'amaso akakumena amaso cyane rwose sibwo yagira inshuti zifite amafaranga nkatwe akabuzwa n'iki ariko ni sawa hanyuma se keza na keve bo bameze bate keza na keve barahunga nta kibazo ntabwo duherukanye disi keve nyine bya bindi bye nyine nawe usanzwe ni ibisanzwe zagira rero ubwo rero nari mvuye mu kazi ndumva nanarushyemo ukuntu reka mbasige ubwo mukomeze muganire nk'ababyeyi igenda uruhuka ariko cya kibazo kigeho nakubwiye ako kantu ndacyari umwami imyaka makumyabiri ubyigeho waruhuka wakora akazi utagakora icyo kibazo wenda wamumfasha kumva kigeho rwose ntabwo turakurambiwe reka nduhuke ubwo nyine nta bibazo umaze iminsi ufite se ariko se wowe buri gihe ndebera muri hangire y'ibibazo gusa none se kuba buri gihe uzi unsaba amafaranga oya tuza no ubu tuza none tumaze kwinjiza ubu ngubu oya tuza kabisa tumaze kwinjiza angana iki se aya ni menshi ko hari unakumbuwe da kumva mbona sagira ngo sinzi ibyo mukimpamagara se amayinite wayabuze si bahora amayinite buri munsi uba ukeneye kumwohereza n'amayinite ahubwo se weho ntabwo wanahamagara njye ntaguhamagaye aha se ndaguhamagara ngo nayifate sinzi ibyo uri ubu koko uzajya ubeshya kugeza ryari ndakubeshya neza waje hano tutavuganye oya twavuganye sinjya guhamagaye nako nanjye nakwitabye akawezi ko mama ari mu rugo bamubwira akazi akagusuhuza cyangwa hose nyine nyaruka nyine umubwire mami karame ngwino hari umuntu ushaka kugusuhuza muri salo iki ni cya gisambo cya nyamwe wowe si wowe wantuburiye ejo bundi ntabwo ari wowe wantuburiye si wowe ejo bundi wantuburiye ibihumbi uyu nguyu ntabwo ari igisambo nawe yari yakwinjiranye urasohokere mu nzu sohoka genda nta muntu ushaka nta mukwe nshaka umeze kuriya reka ejo bundi yantuburiye ibihumbi 500 none wongeye kumwinjiza hano mu nzu ngo ase ntabwo none se nyine ambizi ko ceceka cyane igisambo uriya ni umukwe wanzaniye muri uru rugo w'umutubuzi nta soni sinzongere kubona uzanira ibisambo mu rugo none se nyine ambizi egerayo uriya rero niyo mukwaha ntunzaniye ngo asuhuze uriya niyo mukwaha uhora kubwira buri munsi uriya niyo mukwaha uhora ubwira buri munsi w'igisambo cyangwa murafatanya buriya ibihumbi 500 buriya mwarabifatanyije mwarabisangiye n'undi munsi ntuzongere kunzanira ubukwe ubugabo ubusore bw'ubuntuza bw'ubunyamafuti kugira ngo bunzire mu nzu ntuzabyongere soni sohoka umukurikire niba mwarasangiye ari amafaranga ubimbwire sohoka mukurikire ngwino mujyane
twarirebera inzererezi zo ku muhanda none tugeze nari twanyuze no kubona akazi twebwe uburyo twari tubayeho ubu aka kanya tuba turi iwawa cyangwa turi ahandi dufunze tutagize ariko mani reka duhinduke kabisa kumya duhinduke rwose kuko ngiye nk'ubu ngubu rwose boni ntakubeshye mani ibintu byo ku mihanda nsigaye ndeba nk'abana bo ku muhanda ngo mba mbagiriye impuhwe bro nkurikije nanjye ahantu twari turi muri ya minsi yashize bro byari ibintu birenze ariko ibaze nanjye sigaye ntekereza ku muryango nasize iyo ngiyo iwacu mfite umuryango mfite umuryango reka da mfite umuryango ngomba gutekereza ejo hazaza h'abana banjye ese wari uzi ko twabagaho muri buriya buzima wari uzi ko ntari mfite umuryango nese ufite n'abana kwera mfite abana bangahe 2 ewe shaye birumvikana kabisa urumva wowe ubu ngomba gukora cyane kugira ngo abana banjye bazabone n'amafaranga y'ishuri igihe cyose twamaranye tunywana amatabi tujyana mu buraya tujyana mu businzi ibi bimabi byose twakoze twambura abantu burya ntabwo wari ufite umuryango ntiwabimbwira sha burya umuntu ni mugari mani ibintu bihe byose twamaranye nigeze nambwira ko ufite umugore amakuru mfite umuryango ngomba kumenya ahubwo kigiye muri iriya migenzereze mibi urumva muri cyagiye nari ndi mu migenzereze mibi ntabwo nibukaga kwita ku muryango ariko ubu izi saha ngomba gukurikirana umuryango wanjye cyane mbese ubundi umuryango wawe ubahe ni mu kahe gace ko njye twahuriye hano mu Musanze ntazi iyo uturutse ngo babone babari ubundi umuryango wanjye uza ahantu bita ku Kabaya waba uhazi Kabaya ntazi muri Nyabihu niyo ngiyo sha nanjye rero buriya rero boni uretse Imana itabara nanjye burana mu rugo bari baramfashe nk'inzererezi umuntu utagira icyo yimariye utazagira n'icyo abagezaho ariko kubera Imana ashima Imana na leta y'ubumwe ko iyo bitaba leta y'ubumwe ubu tuba dufunze ubuzima barahise twagiye dukora bakatugira inama ubu amategeko akaza kutugira inama tuzatire muhinduke muve mu byo murimo aka kazi nabonye ngiye gukora cyane ku buryo njye nzagira umuryango nyine ushima Imana ku buryo abana banjye batazaba nkanjye batazigera bakora nk'ibyo nyine nakoze ukuntu bimeze tutagiye muri byinshi ubonye muri cyagiye nyine turabarara ubu izi saa tubonye nta nubwo hari n'abantu dusigaye duhura babandi twasangirana nyine ibintu by'amabanki ubu izi saha njye narabakatiwe umva ndi ku yindi level man bro tabana ndagushimira kuko niwe muntu watumye mbona aka kazi uriye wangiriye inama uramutibone twabanaga urumva yivukira mu bakire hari radushukaga ugasanga ibyana byo mu bakire nyine ko babibona ibintu byose ugasanga we nubwo ari umwana kuri twebwe ariko urumva we intekerezo ze yatuzanaga natwe twumva ko ari bwo buzima ariko koze Imana ndagushimira kabisa ubu nsigaye ntuza aga smartphone mbere siko n'agatushe kukabona nakabonaga mpita nkagutuza mani kunshimira ntabwo ngiye buriya ntabwo turagera kuri rezo kuba twatangira gushimira cyane kubera ko ngewe ikintu ndimo gutegura muri iki gihe ni cyiza cyane ntabwo ari iki kuko mbere cyagiye ndi hasi bro wowe urabyibuka bwa buzima twari turimo urabwibuka aya mwana ndabwibuka cyane kandi ariko uzi ko nacaga ku gipangu cy'umuntu nguriya mutipe ngo ni igisambo urumva ariko Imana igenda isubiza shanye nigeze nuko nigeze ndikubwira nigeze njya ahantu umunsi umwe bro ndimo kumwe n'abandi bajene nyine tugene nagiye nyine umujene ariko nyine by'uburara n'ibyabura Imana ibumva itabi riranuka abantu bose bati tanara umuntu nk'urumogi Imana ariko kabisa oya ngiye nzagushima n'iterambere ryose nageraho n'umuryango wanjye Imana gusa nawe uzite ku muryango wawe burya uzaranire ko umwana watazaba nk'ibyo twe twanyuzemo ko twanyuze mu buzima bugoye kandi bubi ariko uzaranire ko umwana atazigera bigeraho si ikintu kimbabaje nuko utigeze umenye yuko ngiye mfite abana ese utabimbwiye bumva njya kubera ntantangaje ukuntu we wagize umuryango tukabana tukaryanira imihanda yose nturavuge ko unambwire ko ufite umuryango ko muri karitsiye wataye umuryango urumva nawe wabaye nk'aba papa babyara abana bagahiruka babyara bakirukanka bagahunga bro bagahunga inshingano kubera iterambere n'iki
yabonaga ibintu byose nka nanjye nkirukanka gutyo nirukanka ngiyo abagiye nanjye nkajyana nabo ntabwo nigeze nibuka kukubwira mwana ko kujya ariko nyine ndawufite ubuzima cyakoze ku mutima gutekereza byonyine iby'agaciro kandi n'ibyo kubahwa gusa mwana dufashanye sibyo nugira ikibazo kuko twabonye akazi nanjye uzambwire nzagufasha nanjye mfite umuryango mu cyaro umuryango nyine tuba umuryango wanjye bari barantumye ariko nshaka kuzajyayo njye ndi mu modoka yanjye bro noneho naramaze gutera imbere mbereka ko hari icyo nagezeho tu wumva ko akantu nawe uri hejuru nawe mani ntange angahe sawa noneho urabona ko nyine n'amasaha arimo arakomeza agenda urandikutse kuko akunda gucungana n'isaha bro ntarebe reka twitambikire mani dukomeze Mana we mfite amashyushyu yo kumureba sibu nawe arasenga nka Ariya Ariya yatubereye umukozi mwiza cyane Mana nkumbuye Ariya usiko no kuri telefone dusigaye tuvugana aho ari ku ishuri akansengera nkumbuye Ariya Mana we huma rero niwe ugiye Mana mfashe nawe ameze nka Ariya we azabishoka azababona nadasenga ndo azasubira iwabo mu cyaro ahubwo nzakunda gusenga hari umuntu wampaye amakuru natabasenga azasubira iwabo mu cyaro umuntu wamundangiye yampaye amakuru ko asenga kandi uriya muryango kubera ko ari umuryango cyane arabyumvise bakunda gusenga kubera ko ibintu byose ni Imana mbese kurya kwabona Imana kwambara kwabona Imana niyo mpamvu ntakunda kujya gusenga ku cyumweru ariko nkunda gusenga sinzi umutima ujya numva ntazi ukuntu bimeze senga rimwe na rimwe ikindi mpumva sinzi ikintu kiri kumbuza kujya gusenga icyo kintu nagisha ariko hari nazo yatujyana ku cyumweru ntiwumva ahubwo mwana waho ni sawa mami karame mpongo uriya mukobwa ndamuzanye ariko yari yayobye yari yayobye mwiriwe bite ari umeze ute ngarivugishwa ngo ari sister wari umuzi se oya impamvu mama mbwiye ko agiye kuzana murumuna wa Ariya witwa Ariya ni karibi cyane Bibiliya iri hehe akiri umushyitsi nyine oya Bibiliya iri he ko Ariya yendanaga Bibiliya ariko wakanga akiri umushyitsi kandi kumubikira ubundi uzomubaze Bibiliya akiri umushyitsi umeze ute se uri wayobye ngo arega hano muri imihanda aya makaritsiye kubera tuwe cyane abantu bakunda kuyoba ariko Imana ishobora kumurwanya kuyoboye ukaba ugeze hano amahoro navuga ko ari nk'Imana inyoboye kubera ko ari ubwa mbere ngeze mu mujyi nabonaga ntazi ibyo ari byo yesu noneho wagutinya n'imodoka cyane waje bibaho rwose ariko nyine ugomba kuba shapu ubu wageze mu mujyi ugomba gushapu gukariha ukamenya ko imodoka ntacyo yagutwara ukagendera ku ruhande ntacyo zagutwara nagenda ryame noneho turaganira byose yarusha najya no koga mami nukuri wowe genda Stella genda umwereke dushe umwereke narangiza umwereke n'icyumba aruhukiramo genda uhita ubimwereka ahubwo turaza kuvugana abyutse ari nikurikira Stella yanashonje ariko ubanze narangiza ubanze unamwereke nyine ukuntu yakwigenza mami umukobwa ndamuzanye ariko ibintu ntabwo byoroshye kuko mama we namutegereje hafi ibyumweru bitatu muhamagara mbwira ko adahari agakomeza bigenda gutyo noneho yarangiza akambwira ngo mama we ngo yagiye ahantu ngo ntabwo ari ku murengo ntabwo akimubona noneho ngo yanagiye atamubwiye ubwo rero ngo agiye atamubwiye ngakomeza ntegereza ni nayo mpamvu wabonye bitinda ubwo niyo mpamvu nagize ute byatinze noneho ubwo buriya rero ntawe twabonye bigeze mu byumweru bitatu kandi ngo yari ari iwabo ari wenyine n'inzara ari yose ubwo nibwo twahise dufata umwanzuro turamubwira ngo ndamubwira ngo waza mama wawe tuzakomeza tumushakisha nimba hari icyamubayeho tuzakimenya ariko ubu uri hano dufashe ibyo Ariya mukuru wawe yadufashaga ubundi mama wawe tuzamushaka naboneka byiza ariko ntabwo bivuze ngo turarambitse tuzashakisha tumenye icyo yabaye ko ubibaza umumama umaze ibyumweru bitatu ariko urazi umuhungu wanjye njyewe ikintu ndimo ntekereza nk'umubyeyi mukuru urabona uriya mama wa Ariya uzi ko umugabo we yaramutaye baramubuze ntabwo bazi nimba yarapfuye nimba agize ute nimba akiriho
ngewe mise ntekereza ko uriya mumama bitewe n'ubuzima yari abayemo suzi ko ari yatuganirije ubuzima babayemo ko babaho ariko bagiye mu kibara cy'abantu kubagara nyine ngo nibwo barya ngo ubundi bakanabagura babyita guca inshuro niko rero ngewe mise ntekereza ko uriya mubyeyi ntabwo yataye abana be urabizi ko ari yawe ko twamukoreye umuti akajya kwiga ubwo rero ntekereza yuko agiye kureba umugabo akazagaruka nanjye niko nabitekereje ariko ikosa nasanzemo yari kubwira umukobwa we akamubwira ngo mwana wanjye ngiye ahantu uzahanga si yemwe mwagiye muceceka kari uko nagize umugisha papa wawe akaba ntacyo adutwaye ugira ngo yanje garaje nakubwira ibyacu byo mu rugo naho nagenda wasanga ari amabanga y'ababyeyi none mujye muceceka ariko uriya nawe nabonye ari umwana mwiza afite imico n'imyifatire byiza ngo nawe tuzabana neza reka aba yibereye hano kandi abizi bizagenda neza nimba senga nka hariya rwose